dukurikiye nabo turi kumwe mugende mwitonde musome ijambo ry'Imana muve mu mateka y'umwijima rwose ibi dutekereza ngo barakubwiye ngo umurozi ariyanga abandi barozi abamajisye baza bakora ubumaji bahenda abantu bakabiba amafaranga ntakayemere imiha ntiwoyibona muri Zaburi imiha ntiwoyibona mu Itangiriro no muri Ufunuo n'amateka ni histoire z'ikinyoma iyo urabona iyo wumvaga imbuga ziri hanze ku rusenzo cyangwa inani none pastor iki kiganiro twagikoze turi kumwe nawe tukabana n'umuyumbe twebwe ku ruhande rwacu twebwe turi abakristo basanzwe nubwo ubungubu dusigaye dukora kuri YouTube ariko turi abakristo basanzwe ku ruhande rwanje ko mbona abayumbe uvuga ngo ni amabandi kandi twebwe population nyinshi y'abanyamurenge twemera abayumbe ndetse kunareza abakozi wewe ni gutubita amabandi kandi population yose bemera yuko ari bo babakiza ingwara ari bo babafasha mu bibazo runaka babe batewe nyine n'abarozi ikibazo cyane kiragira giti wewe ni gute wayishuriye ijambo ryo kubita ababandi ikindi kirebana n'abayumbe nabo kuki mwebwe mutumva rino jambo pastor azavuga yuko ibi bintu by'ibiheko ari ibintu by'amamaji kuza bakadushanyira matera ngo hari ibintu baduteze kuza bakaducira intebe cyangwa se bakakwambura nk'iryo koti wambaye kubera iki mwebwe mutumva rino jambo ko ryo bari ijambo ryiza ryo guhindura imyumvire mwari mwarakira itari myiza ninje ubanza gusubiza cyangwa n'umuyumbe urumva mwembi mwarasubiza ku ruhande rw'iwe nje warumbajije ngo kubera iki abandi bemera bano bayumbe bashamburiya cyane babafata nk'abantu bakomeye kandi nk'abantu babacira imanza biriya biterwa n'ubujiji no kutamenya no kuyoba ni nka kujya abahanuzi ba Bahari bari bagezweho abantu babeshaga ngo Bahari yagiye ahango yakoze ibi kandi nta kintu na kimwe yakoraga aba bahanuzi dufite uzare nta kintu na kimwe bahanuye iwacu hari intambara ntibazi uko yayigenda ntibazi n'igihe izashira ntaco baza babona amakuru bazavuga n'ay'ibiheko bitumva bitabona bidakora rero bano bahanuzi bafite umwanya kubera ubuyobe buhari ariko rero ubu nyine ukuri kwabonetse babaye nka bajya ba Bahari bagiye gutaha bose baje mu yindi mirimo murakoze subiramo ikibazo je ngusubije hanyuma pastor tuze guhangana guhangana naje abayumbe kuki mwebwe mutemera rino jambo rya pastor ngo mubone ko yo bari ryo guhindura imyumvire mibi mwoba mwarakurikije yo kuzoza muza ngo muraducira intebe cyangwa se hari n'igihe muzakakubwira ngo nyogosenge nyoko wanyu bene ivyo ngivyo kuki mwebwe mutazumva ngo muhindure murebe ko mwokoresha ubundi buryo bwo gusenga gusa mudashamburiye nabyo nyine ngo bigira icyo bibamarira cyangwa se bigira icyo bibahindurira okay je ndagusubiza nk'umwe mu banyamasengesho suye kandi ngusubize nk'umunyamakuru ugiye kuvuga ibintu zubaka ibintu byiza bifatika biriho umuntu aje akakubwira ngo uragwaye kandi akakubwira ndakuvura ukiri nawe muri wowe urabizi ko urwaye urumva narangiza nkakuvura ugakira uko wavuga ko ndakuvuye abayumbe hari igihe bazashamburira kandi ikibazo tikirangira akaza akakubwira nyine akaba yo kubwira ngo bimeze so pastor yavuze ngo hari abayumbe bari mu bice bibiri rero abayumbe bari mu bice bibiri sizotuma abayumbe bose babashiramwo ngo sabayumbe urabyemera ko mu itsinda ryanyu harimo ibice bibiri ega handi hose ntago wabura abapinzani no mu bapasiteri bose gasisi uko bose bari bamwe urabyemera ko mufite amabandi mukagira n'abazima tibobura amabandi ariko nje tabonzi ta amabandi nzi none iyo umuyumba akora iyo tubona abayumbe wose umuyumba ta muyumba ukora bene ivyo ngivyo turabazi bari mu kumena amavuta buri munsi kandi namwe kandi bivyamamara hari amavuta bene ya hari igihe usanga
akakwerekwa ku gatuti cyangwa akigira umuyumba ariko tumuzi izindi ntuze zitari nziza. rero izo ni impano sibyo mwebwe ati muza akaza mwitiranya ngo ni umuyumba muza mwitiranya yarangiza Hari ukugira akaza impano. ngo karashamburiye mu nzu kandi yamara ashaka ikibazo nimwe akagisiga muba mwabahamagaye si mwe muba oya hari igihe mwabahamagaye aza hari igihe yiza na wenyine cyangwa se banamuhamagara kubera ko tagikuremo se. yamamaye tagikuremo none se agashanyura ikoti hari igihe ashanyura ikoti cyangwa agashanyura intebe titube tuzi tagikuremo icyo bazikoreyemo abagifite ubu mubona agifite twabimenya se ntacyo twabimenyaho faza abikora wamubona reka Pastor reka nkubaze ikibazo mbere y'uko kuri ibi wari uvuze ngo hari igihe aza ngo agakura igihe ko ngo ashaka kukuvura yes turagira ngo uturangire urabona abakristo bagendera kuri bibiliya ikintu cyose kidahura na bibiliya aba ari ikinyoma uturangire umuntu umwe mu bakristo wagiye gusengera umuntu bigaragara mu byanditswe mu bahanuzi mu ntumwa na Yesu mbere y'uko asengera umuntu byamusabye ko abanza kuja gufata ayo mapepo muza muja gufata ngo aje gufata ibiheko utubwire umuntu umwe gusa pastor ubundi amapepo sibyo isa n'Imana yafashe yohereza mu ngurube n'icyayi Yesu yarayafashe ayohereza mu ngurube yayakuye mu bantu twavuze uwagiye kuyafata Tonde. uwagiye gufata mu butaka ibi bintu byahozeyo kuva kera rero nje pasiteri ngize ibahati rero tugiye kwinjira rero muri topic pastor jewe nemera ko gusa si ngombwa kubavuga si na ngombwa kubabwirizaho kuko si cyo kiba cyatujanye abantu bazagenda bagiye gutegera Imana kandi mu rusengero si ukuvuga ngo tibaba barimo impamvu babashambure bakababona nuko muba murimo jewe ubwanje urabona aba hano hano mu banyagihugu hari ukundi bo bafite sisiteme yabo azaza akamugufata bene hano ukamugwa hasi izo bibaho iyo ni imyizerere yabo njyewe ubwanjye sinogenda ngo bansengere cyangwa ngo kujya azafata ngo shakara papa ngo bankoreho gukenera ngo sinobikora sinshobora kuko izo bintu ntabyo nigishijwe nta n'ibyo nzi kuko njyewe imba nizeye ko Imana ariyo nzima so impamvu baje mu rusengero bagakuramo ibiheko nuko abari mu rusengero bose siko bose bakijijwe kandi bazabaza mu rusengero kugira ngo bategere Imana rero bagenzi banje abapasiteri aho cyangwa se wowe uhugurira abantu kuza kubwiriza ubutumwa bwiza ibyo bindi abazabizana bazabikureho birangire cyangwa birege ibindi bintu byahoze kuva kera hari ikibazo utasubije twebwe twiga ya Paul yaravuze ngo mugere ikirenge mu canje turaza kwinjira kuko nanje nakigeze mu cya Kristo twakubwiye ngo tubwire umuntu umwe we kuravuga amapepo yacashe akayatuma mu ngurube yari mu muntu twakubajije amapepo ari mu biti no mu mabuye no mu mashara ngo uje kuyafata uyafatisha intoki utubwire umuntu umwe wagiye gusengera umuntu mbere yo kumusengera bimusaba ko aja gushaka amapepo kuyashakira mu butaka no ku madari no mu myenda no mu masimu no mu birato kujya bakuramo ifara uturangira umuntu umwe muri bibiliya wakoze icyo kintu Petero Paulo na Petero urumva bakoraga baje gusengera intumwa baje yani intuze bari bafite impano Imana yabahaye impano zigiye zitandukanye bagenda basengera abantu babasengera abafite ibibazo bose bagakira bakabasengera bagakira cya kimuga cyari mu rusengero tibagihagurukije twebwe nyine ibyo ngibyo uvuze utabiciye mu ijambo tuzumvikaneho ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo uvuze za Petero na ba Pawulo n'abandi intumwa baragendaga bagasengera umuntu natwe ntituzatwanga abayumbe basenga barahaba pe nawe ushobora kuba ubazi n'undi ashobora kuba abazi wemera ko iterambere iyo rije rigenda rihinduka ibintu uko bigenda none se Imana irahinduka uko bazatubwira ngo ni alfa na omega nyine Imana ko idahinduka nicyo gituma twebwe tuzatwemezanya kera si kuyisenga ubu nyine ntizatwemezanye n'aba bantu bakura ibihego yuko hari abayumbe hari umuyumbe ushobora kuza iwawe nawe naje ndakeka ko usigaye ujana na pasiteri oya Pawulo na Sila hari igihe ko bakuye muri cya kimuga kugira ngo gihaguruke tuba ruhari baragikuye oya ya bibiliya oya turagenda kuri bibiri ko yaravuze ngo baramusengeye usomye ibitabo bya komanteri
usomye mu gitabo cya komantere pasiteri ntazabyemera numvise. komenti ganaje notanga iyo nshaka ubu nyine no kwa mutangira Ese ihishurirwa umuntu aba agira iyo usomye bibiri usugira ihishurirwa ryawe undi akagira igiwe. urabona ikibazo dufite ni ukuvuga ngo ni abantu baje inyuma y'ibyo batazi. nta kintu na kimwe cyemewe kitazwi n'ijambo ry'Imana. nta terambere nta bihimbano. uko basengaga yaravuze ngo muzarambura ibiganza hejuru y'abarwayi babe bazima. pwe fini. naho ibyo gukura ibiheko ni ingeso. ibiheko ni ingeso z'abapfumu. abapfumu nibo bakura ibiheko, ntabwo ari abakirisitu. abapfumu nibo barozi. abarozi nibo baza baja mu biheko. ariko wemera ko bafite izo mbaraga, imbaraga zo gukura, zo guteza abantu ibyago, guteza abantu ibiki. izo mbaraga ntaho zizwe. pastor reka ngweze umufano kandi urawemera. aho nari ntuye ruguru muri Kongo simpavuga kuko bamwe abenshi badukurikirana murashobora kuhamenya cyangwa se mukamenya n'uwo muntu. nari mvuye mu butayu mu gitondo kare kare nja kuzukiriza inka, ngeze mu kibuga pasanga umugabo, ntabwo dusangiye ikibuga, niwe mpambwira uwo mugabo namusanze ari munsi y'inka, andangije nturutse haruguru arasohoka amagenda cyaca no mwirembo araseseraho cy'urupango rukuntu twubaka intuze, arasesera aragenda. sinabyitaho ariko numva baza bavuga ngo azacuragura, kandi umuntu ucuragura tumwita ko ari umurozi. tiduhinduye inka, ya nka itangira gukamwa amaraso. yagize iminsi inga ikamwa amaraso, none uko muntu tuvuge ko nta mbaraga arafite zo gukora ibyo bintu. yes hari imana ziruta izindi mana, sibyo? hari imbaraga zimbiri zindi, zo ni imbaraga za Yesu turazemera twese. ariko abo bantu kubera iki ubavuganira cyane? hari abantu benshi bavuga ko wenda nawe baba baragutumye kugira ngo uje kubavuganira. kubera iki ibyo bintu ubipfobya kandi ibyo bintu byarabaye? urabona twakoranye ikiganiro cyane cyane wenda uri umunyamakuru, ariko iby'ijambo ry'Imana birasa nkaho bikigusaba ko uja ku ishuri. ntabwo nasonye Bible bagiye mbasobanurire, naje umunyamakuru kuko uburyo uri mubaza umurozi ni akantu gatoya, ariko kabaho. ni ukuvuga ngo aho ubutumwa bugeze nta amakuru y'abarozi kurya amakuru y'ibigirwamana azashira, azayamashirana n'amakuru. uzarebe urabona aho Yesu yageze ahantu ubutumwa bwageze. mu nyigisho ze zose nta munsi n'umwe yavuze umurozi. ni ukuvuga ngo Matayo, Mariko, Luka, Yohana nta jambo umurozi ribamo. umurozi bazamuvuga bagiye mu bapagani, iriya mu bantu biringiye ibiti n'amabuye n'amashara. niba uzi ushika ugasanga biringiye umurozi, baza bamupfukamira ngo abahanurire. washika ukamwereka ko ari umuntu ubayobya ubabesha. amakuru yiwe yavuga rimwe, tuzi uyasubiramo. uzi usanga abapagani kurya basenga igiti, ugasanga niko bapfukamira n'umurozi. washika ukababwira ngo uyu ni umuntu muhamupfukamira. ubwenge bwabo bukamenya ko ari umuntu, bukamba bumusiga hajya. aya makuru muza muvuga ni amakuru arebana n'abantu batazi ubutumwa. iyo ubutumwa urabona, tuzi twebwe abapagani bacu babitaga imandwa n'abaterekera, nibo bapagani bacu. ubutumwa bwarashize. ubu nyine nkubajije imandwa ntuyizi. uko imandwa yakoraga urakuzi? abapagani b'abapfurero nibo bashamburiyaga. ariko abana bacu ntibazi igipagani cy'abasogokuru, bazi igipagani cy'ababembe n'abapfurero, bagasubira bakamenya n'igipagani cy'abini. izi maji bari mu gukura mu nani, iki ni igipagani cy'abanigeria. mwese barabyitwaza. ubu kino gipagani nicyo cyabaye igikristo cyinjije. pastor sinibaza ko iri koti nambaye nja gusenga, wenda sinzi birimo, ntago mbizi pe, kandi n'iryanje nzi ko rimeze neza
nkozeho numva nta kintu kirimo kozeho numva nta kintu kirimo hakaza umunyamasengesho agasenga pe kandi akerekwa akavuga ngo muno harimo akantu kambuza ikintu runaka wenda nari mfite kuja hanze cyangwa se nari mfite kugera ku rundi rwego cyangwa se amafaranga yanjye nkorera taca mariye nzangerageza uko nkiriza amafaranga menshi ariko nkagira inyatsi rero bagakuraho bikaza kugenda neza kubera ikizo bintu tutabizemera barakitwaza kandi nkabona nta kintu afite mu ntoki araja kandi akabwira ati gira gutya rikungute gutya fata iwembe wenyine yanakunguta bikavamo izo bintu ntabwo uzemera ibyo ngibyo uvuye kumbwira ni ibintu by'imaji ubu usacinze hano mu biganiro by'abayumbe umukuru w'abayumbe hano Nairobi yaravuze ngo we wenyine yiboneye abamajisiye mu rusengero bigize abayumbe baha bakora ibitangaza ibi bitangaza bya simukadi n'ibitangaza by'ifaranga mu kirato biriya si ibitangaza by'Imana ni ibitangaza by'abapfumu ibitangaza by'Imana uzawatura amagambo ku murwayi akaba muzima ugasanga ikimuga ukagihagurutsa naho aya matrike yo kuzana za simukadi hariya ni amateka y'abapfumu ubu dusohotse twaja mu mujyi gushaka abapfumu kuvuga ngo umupfumu agukure simukadi hano mu ikoti n'utuntu tworoshe ufite indi revolution iri hejuru cyane wenda abantu ntiboyumva ako ibyo bintu nje ntabwo nemera ko bibaho se pasiteri nk'abakirisitu basanzwe ndi umukirisitu usanzwe ibyo uri kuvuga ndi kubyumva nzabwirwa n'iki ko uyu muntu akoreshejwe na maji atari umwuka wera kuko uyu mugenzi wanjye yarabivuze ansanze ahantu ndicaye akoze ikintu nk'icyo niki uwo tubwira twobamenyera kuki niki cyo tuma tumenya gutandukanya umuntu waje kugusengera ari umwuka wera cyangwa ari iyo maji ari gukoresha icyo ni nje wakakibabajije ndagisubiza nk'uyu munsi turabizi nyine ko abasore bagendana amaji ibitangaza umuntu akoze bitaba muri Bibiliya bya bitangaza ni ibinyoma ibi rero tubona byo gukuramo ifaranga mu birato gukura za simukadi mu makoti ni ubupfumu umuntu w'Imana iyo agusengera uko ibyanditswe biteganya ni ukuramburiraho ibiganza ukaba muzima ubonye agiye mu bufindo ihita umenya ko wacumbikiye umupfumu umuseze no dusubiye inyuma nyine nkiri iwacu wabonaga twari tuzi amakuru y'abantu bazashamburira cyane twari tuzi abantu bazabahanura akerekwa hari haba umugabo umwe bitaga Karigenzi n'abandi ariko Karigenzi niko wari waramamaye cyane Karigenzi nje zanaje kugera iyo ngiyo maze kuba mukuru aho nashatswe nyine nk'ibiraruguru tuza no kubana nyine turabana mu muhanda ni wa muntu wavugaga ikintu mu rusengero akavuga ngo muhagarike tuvuge rino jambo akavuga ijambo ry'ikintu kigiye kuba ariko aba bantu nyine bo gushamburira baje vuba cyane none se je hamwe sinza nyemezanya nabo gusa ikintu nje nubaza ese bari abambere bahanuraga cyangwa akaza akagusengera akakubwira ngo barakuroze reka ngusengere ibo kuri wewe ntuzubemera yuko bo bavuga nyine abarozi bakavuga ngo abarozi barahaba ariko turagusengera ibyo baguteze birangire badashamburiye badakoze mu ihuzu nyine akagusengera bya bintu nyine ikibazo wari ufite kikarangira nimba yaragwaye amapepa agakira nimba wari urwaye ukuguru ugakira nimba ari amafaranga yawe wabuze ukayabona bene ibyo ngibyo we ntiwemezanye na bari abahanuzi cyangwa se ntiwemera ko abo abarozi twumvaga iraruguru iwacu bahaba urakoze cyane kumbaza ngo ese umuntu aje akakubwira ati ndabona indwara yawe ko ndabona naho yavuye n'uwakuroze ntamuvuge ayo mateka ni ay'abapfumu uhereye ku kera na Yesu ataraza nta muntu wasengeye umuntu ngo amubwire aho indwara yiwe yavuye umuntu uzi upima aho indwara yaturutse ni muganga niwe uzi ureba niba ari mikorobe runaka naho Imana iyo ni umuti w'indwara zose
ni ukuvuga ngo aza kwaturiraho amagambo gusa indwara yawe igakira. Ibyo kuvuga ngo ni ruvutura cyangwa ni malariya cyangwa ko Yesu we ni ikinini kivura indwara zose. Tazahirirwa abaza niba ari kanseri cyangwa ngo yaturutse he. Uyu uzi utubwira ngo indwara yawe yavuye aha, ni umupfumu mwiza wujuje amakondisiyo. ariko babayeho kuva kera muri Abapfumu Bible ya muri Bibiliya nta muntu n'umwe wavuze aho indwara y'umuntu yavuye. ariko babayeho bakoraga n'amazina yabo arahari muri bya bipande nakohereje hariho n'amazina yabo. Twe twari tuvuze umuntu uja gusengera umuntu Okay, Karigenzi yarashamburiye. Reka ngubwire, hari umugore w'iwanyu mu Gahwera yavuye iwanyu afite umwana amujana kwa Karigenzi ngo amusengere, umwana we ngo aragwaye. Kurumva Karigenzi aramubwira ngo ni wowe wa mbere wamuroze ugende. Kuriya yaramushamburiye. Aramubwiye Buriya niko gushamburiye. Ubushamburiye nta gusobanura. Arazavuga gusha umangubwire aho bitandukane n'aba bantu b'ubunyine. Aba banuzi b'ubunyine nyine abaturi mu kubona bari mu guhanura ubunyine. Iwaraza akaba yakubwira ati barakuroze cyangwa se nyine nuko nyine byageze nkuko waruvuze. Ariko iwe agakoresha systeme yo kuvuga ngo reka dukure ibiheko. Ariko Karigenzi uko ntazagira nje twari tubana urumva bimaze nk'imyaka kingahe hano ntabwo ndamara imyaka myinshi. Iwe arahanura akaza akakubwira atura twite ndi kubona bakuroze kubera izi mpamvu uri mu kugenda ukagira gutya reka ngusengere. Akaba yagusengera ugakira cyangwa se akaza akakubwira ngo ufite ikibazo reka nje gusengera mu wawe. Bene ibyo ngibyo nimba ari nkuko yabwiye uwo muntu ntabwo yamushambura ahubwo yaramwirije yaramushamburiye. reka gusa pastor akantu reka yakuvugiyemo utatubwiye amakuru ngo yamare kandi ugabanye fanatizmu utegeye. yagufanye cyane yagufanye. Oya yamfanye arasubira fana umuntu umwe. Ngaho wevuga kare uraruvuze ngo reka kuvuga izina uwo muntu uravuze ngo yagize umugore yazanye umwana avuye mu Gahwera aja kwa Karigenzi. Urumva yaravuye mu Gahwera iwabo. Sinzi nimba mu Sepake kuko abasepake iwacu barukuntu nyine bari bateye. Yaravuye mu Gahwera noneho azana umwana we ngo Karigenzi amusengere. Karigenzi aramubwira ati umwana wawe nta wamurozi ni wowe wenyine wamurozi. Kurumva aramushamburiye rero umwana yitakira. Kurumva na Karigenzi kuri icyo kibazo ubajije ko uwo mugore ashaka kuba koko nyine ari we wari kuroga umwana. yarabikoze none se uko yakize umwana ko yakize. Urakoze cyane. Buriya navuze ibyari byiza. Mbonye ko dufite ideni ryo gukorera abayumbe seminere, dufite ideni ryo gukorera abanyamakuru seminere, kuko imyumvire biragaragara ko ikiri hasi cyane. Umuntu akuzaniye umurwayi afite agahinda k'umwana arwajije, none akuzanira umwana utangiye kumutuka ngo niwe warwaje umwana we. Ayo ni amateka y'abapfumu, usibye umuntu wagiye mu bapfumu. Wewe kuri umubyeyi usibye kuri umubyeyi kurumva icyo kintu cyo kubaho. Tubanze tureke pasiteri mu by'umwuka wera, banza tugaruke mu mubiri tufite abana nanje simba afite. Tureke iby'umwuka wera. Kurumva ko wobyara umwana ukamurera warangiza ukamuroga ugashaka nidushaka tuvuge kumuroga warangiza ugashaka kumwica. Ubyishireho tureke ibya Karigenzi usubize nk'umubyeyi. Okay, reka ngusubize nk'umubyeyi. Je mwana wanjye ndamukunda sibyo. Hari abandi abantu uzubona no kuri televiziyo bakubita abana babo bakabakubita kujya kwiki bakabakubita akafata amazi ashusha akamumena umwana wiwe. Bibaho baza babikora mu bwoko bwacu oya mu bwoko cyo ntabwo babikora ariko mu rwego rw'abarozi bakaza bavuga ko batanga n'abana babo. Mu bwoko bwacu bakaza bavuga ko baza batanga n'amafaranga menshi cyangwa se bagatanga umwana wabo w'imfura. Ibyo bintu bibaho n'ibintu wafanya ariko icyo kintu ntabwo cyoba. Tureke kubavugira babaho. Reka ngusubizeho gato. Urabona dufite ubutumwa bwa Kristo tukagira n'ubutumwa bw'abapfumu. Dufite ubutumwa bwa Kristo hakaba n'ubutumwa bw'abapfumu. Ni ukuvuga ngo ubu buhamya uhawe uduha ni amakuru y'abapfumu.
abapfumu nibo baza batubwira ngo umuntu azatanga umwana we kugira ngo bamuhe uburozi. Ayo na ubugiye mu bapfumu kuraguza. Oya ko ndaza kwerekana Ayo imbaraga sa z'Imana. amakuru ya Bibiliya. Bibiliya si ivuga ko umuntu atanga umwana we mu bapfumu barozi. Ayo ni amateka y'abapfumu, ubwo ni ubuhamya abantu bahamya ibyavuzwe n'abapfumu ariko bitavuzwe n'ijambo ry'Imana. Nuwa ngo twebwe gahunda dufite nuko abantu bamenya gutandukanya ubutumwa babwiwe n'abapfumu n'ubutumwa babwiwe n'ijambo ry'Imana. Turuzi aho haje kurambura muri Bibiliya. Nta hantu na hamwe herekana umuntu wagize ikibazo atewe n'umurozi. Ahubwo ari babaho kandi banabikora. Abarozi abantu nibo bajaga tegera. Abarozi nibo bazaga gushaka abantu nibo bajaga gushaka abarozi ngo babafashe. Kuko twe tuzatuja mu bayumbe. Abapagani bo baza baja gutura ibibazo by'aba barozi. Ariko gamwe ndi mubizi muzi ngo abarozi nabo kwica abantu nabo guhiga abantu. Amakuru mwakuye mu bapfumu bashaka gucuruza bagenda bakora iterabwoba kugira ngo mubahe amafaranga babakize abarozi. Ibyo byafashwe rero hari ikiyumbe cyafashe imico y'abapfumu, nico ciki kizagishamburiya, ariko izo histoire zose ni ikinyoma. Ni ukuvuga ko wowe umuntu wese uzi umwuka wera nta bitangaza yokora, gutya ngo bikwemeze. Yoko ibitangaza yokora ni uguhagurutsa umurwayi, ni ugutegeka uwahumye agahumuka. Uko ni tuvuze ko utemera Makenzi azabikora. Makenzi none nkemera ko yishe abantu nkavuga ngo ni umwuka wamuteye kwica abantu. Ntabwo ari wabishe gute? Hari ubwo wabonye afatiye icyuma ngo agiye kubatema. Kubwira umuntu ngo bamare iminsi 40 batarya batanywa. No waravuze ngo Makenzi yari yuzuye umwuka wera ngo ariko yica abantu yuzuye umwuka wera. Urabona kutamenya icyo ibyanditswe bivuga. Kwiyiriza ukamara iminsi 40. Nta muntu n'umwe wategetse abantu ngo bayimare. Keretse umwuka wonyine ukaguterura ukakujana utabizi ukakumaza iminsi 40, ariko nta muntu uzubwira uwundi ngo amare iminsi 40 atari. Rero kubera kutagira ibyanditswe nico gituma abantu bica abandi bakabicisha ubujiji. Ariko no wari umwanya ko ndabona waguma kureba mu bitabo, ariko wari umwanya wo kuvuga ngo muhindure ibitekerezo muve mu bujiji mureke kwicwa n'injiji. Abantu bari mu kwicwa n'injiji, ukarwaza umwana nyoka akamusengera, watumira umuyumbe akama kubwira ngo wa mukecuru urara umusengera ngo niwo hawe umuroga. Pastor, numvise ngaho mufite nk'itsinda kuko bavuze ngo aricyo duhagurukijwe no kuvuga ubutumwa bwiza tutari nk'uburozi. Mwaba mufite itsinda wenda runaka cyangwa se aho mubarizwa muri iryo torero ryanyu nta barozi babamwo, nta n'uwabwiriza ico kibwa, nta n'uwakora n'ivyo bitangaza mu rusengero rwanyu? Mufite itsinda? Rwose ishirahamwe turarifite, kandi no mu ikanisa ryacu nta barozi babamo, ndetse no mu ryanyu nimba hatarimo abo basore bafite maji baba kujya baba Kristo banyu nabo na abakristo sabarozi. None se Pastor, kaba pasteri bagenzi babo babwiriza ubutumwa bwiza ariko tukababona mu zindi ngeso, abo ngabo niki wababwira? Umuntu kuja mu zindi ngeso si gitangaza. Kuja mu ngeso mbi iwe. Nk'ubu umuntu nk'uyu usambana cyangwa agasohora video ari umupasteri, ntabwo ari kanisa riba ryamutumye. Kandi abo bahoraho mu ntumwa 12 Yesu yatowe, havuyemo umwe w'umugome niwe wamugambaniye. Ntiwovuga hajya yavuze ngo mureke bikurane, nuko ikanisa twebwe ntituzatureba mu mutima. Ariko icyo tunenga bino bikorwa byo gushamburiya ni ibikorwa by'abapfumu, ibyo bihabwa umwanya n'ikanisa. Ikanisa rigafata umupfumu uvuye kugura maji mu mujyi cyangwa uheruka kuja kurangura maji muri Nigeria, bamara bakamuha gatuti.
ibyo ni byo turashaka gusenya imirimo y'umwijima ikorerwa mu rusengero yemewe n'urusengero nk'imirimo y'Imana. naho umuntu ugenda nabi iyo agaragaye muramuhagarika, ariko mu gihe akicihishe biremewe ko umuntu yihisha akishushanya niwe uba wigora. Ariko icyo tudashaka ni imirimo ya Satani ihabwa umwanya ku gatuti. Umusore w'imaji akakubwira ngo zana icyo kirato, akagikuramo ifaranga z'imaji, yamara akakubwira ngo nyoko karakuroga, kandi avuye kurangura amaji muri Nigeria. Reka mbavugira, ntago bavuga amazina y'abaroga. Ugiye ko bavuga amazina yabo pe. Nubwo uri umuyumbe ariko uri umunyamakuru, nta miryango uzi yasenyutse kubera ko baza bakambwira ngo mabukwe ni umurozi cyangwa mukeba wanje cyangwa umuturanyi wawe. Ntabwo ndumva ngo umunyamasengesho araje akubwira ngo runaka cyane abonzi baza babahisha neza cyane neza, akakwinjirana mu nzu akakubwira ngo iwanyu ikibazo ufite nta handi kihakiva tikiyakiviriya kure wagiperereza nawe n'ubwenge bwawe ugasanga. Okay, kera iyo umuntu yakuroze mu bitekerezo aba yakuroze. Urabona umuntu akubwiye ngo uno mugore mwicaranye akamvuga nabi, sibyo? Arashaka kumvuga nabi kubera ko kera hari ikintu yakubwiye mu bitekerezo. Naza nkora ikintu ukagishira muri kote negative, nakora ikintu kera nawe iyo bamaze kukubwira ngo umuntu runaka ni umurozi cyangwa ni uhawe kugirira nabi, arashaka kumpera umwana umuneke nkabibona mukundi kubera ko ibirozi tureke kubiheza agaciro, sibyo? Bibaho, tuzi ko byabaye kuva na kera. Umurozi ni kurumva umurozi nukora ibintu nyine byose bibi kandi bikagira nabi n'abana n'abantu. Wowe ntabwo ari bose. None twinjiye muri Bibiliya, sibyo? Twinjiye muri Bibiliya. Pasiteri ko ndaje kwinjiramo akangarura cyane. Yijemo niyo siyo dukunda. Bumbura cya gitabo naguhaye. Wamutangira hajya hambere. Reka tuje muri Bibiliya rero, amasaha yagiye. Ushatse kuvuga ko aho ngaho havuga gute se? Funga muri ya Bibiliya ya ntuze ya mbere naguhaye. Ni hano, ngiye hano. Ngiyo. Gatoya. Dusomere muzakozwe n'intumwa 8 no ku 9. Haravuga ngo hari umupfumu w'i Samariya. Abantu bamwitaga imbaraga nini y'Imana. Yarashutse benshi kugeza aho Petero amucyahiye. Aho niko havuze. Wahadusobanurira buke. Ni ukuvuga ngo hariho umuntu w'umurozi bitaga Simoni. Umurozi yarahabaga kuva kera. Hanyuma abantu bagaza bamwita ngo niwe mbaraga y'Imana. Abatazi Imana, uno murozi niwe bari bafashe nk'Imana. Ufite ubukene akaza gushakira ubutunzi kuri uwo murozi. Uwarwaje umwana akamuzanira uwo murozi. Uwagize ikibazo akaba ari wa aza kugitura. Havuze ngo yashutse benshi ngo bagaza bamwita imbaraga nini y'Imana. Bamushakiragamo agakiza. Urabona tugiye tugira abakristo ku mawazo batari abakristo bayobowe n'amawazo yabo batayobowe n'ijambo ry'Imana. Iyo wumva bavuga ngo umwami yarose inzozi atumira abapfumu n'abarozi n'abanyabwenge kugira ngo bamufashe, wewe wumva bahamagaza nk'abagome cyangwa bahamagaza nk'abantu b'abasaje atekereza ko aribo bashobora kumucira urubanza. Ufite ikibazo gikomeye, umuntu waruzwi ko ari ingenzi, havuye umunyabwenge hazaga umupfumu n'umurozi. Abo nibo basaje bakamiraga igihugu. Dutandukanyirize uwo murozi wavugwaga icyo gihe n'uyu tuvuga wa none. Abarozi ba kera bari abapfumu. Abarozi bavugwa Bibiliya yavuze ko hari umupfumu hakaba umukonikoni n'umurozi. Okay. Bavuze ko ari abantu batatu. Uno mupfumu, umukonikoni n'umurozi ni nk'uko uvuga ngo pasiteri na padiri, na ku rugero ngo batumiye ba bishopu na ba padiri, bose ni abantu bakora umurimo umwe. Umupfumu n'umurozi bose ni umurimo umwe bakora, kandi n'igikoresho cyabo ni kimwe. Igikoresho cyabo yari maji.
ariko bikagira amazina atandukanye. Urabona umupadiri iyo agiye gutanga ameza bayita isakaramento, umupasiteri yaje gutanga ameza ugasanga afite irindi zina, ariko yose ni ameza. Uburozi n'imaji ni ikintu kimwe. none se uwo murozi bavugaga icyo gihe n'uyu wa none twe tuvuga uraragenda ku bantu babandi bagira ibimuri bajya baba atandukanye he dutandukanyiriza. Uyu rero w'ibimuri, uyu duhiga, uyu nguyu amapepa agutera ukamuvuga ngo ni umurozi waguteye, biriya byatangiye muri 14e siècle, byatangijwe n'abazungu mu Buraya. Haboneka abazungu babesha abantu ngo uhombye, urwaye, ugize ikibazo kidasanzwe ngo uba wagitewe n'umuntu bita umurozi. Baramudefinire ariko bamuhimbye w'ibihimbano. Biremerwa batangira kwica abantu, bica ibihumbi 50 by'abantu. Hanyuma haza kuboneka abantu b'abanyabwenge berekana ko hari ikinyoma kirashira. Ubu nyine abazungu mu Buraya ni amahoro. Ubwo bujiji busigaranye abanyafurika. Ni ubujiji. Uyu ni umurozi w'ubujiji. Pastor, ivyo bintu tureke kubiza agaciro cyane ngo twaba twicara dutaramira ku barozi babaje, nimera ko babaho ariko nta mbaraga bafite. Rero dusobanure no bipande, tugiye kurangiza amasaha yagiye. Ndashaka ngo ufata Bibiliya gatoya udusobanure kuri no bipande gusa. Soma Samueli wa mbere, Samueli wa mbere 15 kuri 23, cyangwa utangira kuva dusobanure bino bipande, hanyuma kuva kanga 7 no kuri 22, kuva 7 kuri 22, 7:22. Haravuga ngo n'abakonikoni b'abanyegiputa babigenza batyo, babikoresheje uburozi bwabo. Umutima wa Farawo uranangira, tiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yavuze. So ndashaka ngo ubidusobanurire abadukurikiranye bazumveho buke, hanyuma nzagushakira abafite izo mpano, nzabagushakira mbazane twicarane hano bakwemeze ko turene batacu gukuramo. Urakoze cyane. Iyi verse twari dusomye ni igihe Imana yatumye Mose muri Egiputa ngo aje gukura Abisiraheli mu butayu, ngo amare gushika Imana iramubwira ngo akore ikimenyetso, akubita inkoni hasi b'inzoka. Noneho haza abapfumu n'abarozi b'abanyegiputa, baza bafite maji ngo bashike nabo bakora inzoka, bakora inzoka z'imaji. Za nzoka, inzoka ya Mose irazitoragura. Izo nzoka rero z'imaji n'ubu woja mu mujyi abamajisiye bakora inzoka. Ntaho bihuriye n'ibi ngibi uzi urota. Hariho abamajisiye n'abarozi baratandukanye gute? Nta diferanse. Maji hari ba majisiye bakoresha uburozi bita maji, hakaba n'abandi ba majisiye bakoresha uburozi bwitwa sorcery. None se hari itandukanye ry'abarozi bavuga muri Bibiliya n'abarozi twebwe twitaho ko nyine ari bo barozi bahari? Abano barozi bacu nabo mu bitekerezo ntababaho. Abarozi kandi bakora ibintu bikaba pasi, nta kintu na kimwe. Ese nanjye hari akantu mbaza sa n'uwunganira pasiteri. Nshaka kubaza, ndabaza pasiteri nawe nkubaza, kubera ko hari ikintu nibajije ko ubwoko bwacu buri mu kaga muri kino gihe, ko
ubwoko bwacu buri mu kaga kino gihe kandi bageze batubwira ngo abarozi bazadindikana cyangwa ngo bazabaguruka ko inzira zabuze ruguru abantu bakaba barafungiwe mu minembwe. Izo mbaraga bagira zo kuguruka tibaba barazikoresheje ko abantu bari mu kubura imiti, abantu bakabura umunyu, abantu bakabura isabune, kandi bageze batubwira ngo umurozi ngo w'iwacu ngo yorari bubembe ngo bagira agataro bazagenderaho ngo bakaguruka. None njenza nyibaza icyo kintu, ese icyo kintu timwumva ko ari ikintu cy'ikinyoma bari baradushizemo? Icya kabiri, aba bamayi batuzengereje ko batari abadindi ku munsi umwe, kuko ganti baba badukorera ibikorwa byiza ngo baze kugwana bama birirwa bahagaze. Kandi pastor azakunda gusobanura ukuntu bamayi bazaza bisiza imiti ngo ntaraswa, none nabijanishije n'ibyo bintu rukama rumutora kiraho, kandi nabwo nibwo burozi bw'iwabo. Ese abarozi b'iwacu bamaze iki? Reka ngusubize bukeya hanyuma muheze ijambo. Abarozi ubundi nta bikorwa byiza bagira. Kuri umukobwa waza ngo bafite ishaka ry'iwacu, ibona ibikorwa bibi nizo baba bifuriza abandi. Nta mutima mwiza bagira ngo baje kudutaba wenyine. Areke kugira agurutsa akagera ibuvira agatora umunyu ninjoro akawushitsa mu wiwe, hari wo bimenya. Nabo ntibikunda ubwabo, ntago bikunda ubwabo. Hari umuntu uba utikunda. Urabona tugana ku musozo wenda biradusaba mwebwe abadukurikiye n'abo turi kumwe mugende mwitonde musome ijambo ry'Imana, muve mu mateka y'umwijima. Rwose ibi dutekereza ngo barakubwiye ngo umurozi ariyanga, abandi barozi abamajisye baza bakora ubumaji bahenda abantu bakabiba amafaranga. Bano bayumbe baza baja kugura uburozi muri Nigeria bagenda babuhendesha abantu mu mago ngo babibe ifaranga. None uno murozi tuvuga uba mu bitekerezo iwe udacuruza ngo wiyanga. Uwo abarozi twabonye hano muri Bibiliya nabo bashukaga rubanda rukaza kuraguza bakarurya amafaranga. Na uno murozi ni ideoloji, nakubwiye ngo ni ideoloji yo muri 14e siècle yazanywe n'abazungu. Ibyo ni ibitekerezo n'ibyo mwibwira by'ubujiji, ariko uyu ni umwanya wo kuvuga ngo mujijuke, muve mu bujiji, muba abakristo, muve mu tuntu tw'umwijima. Urabona nturuzi aba wavuze baba mayimayi baza bambara ibiheko, ntabwo babyambara ku busa. Uriya ubagurisha amashara bamuha amafaranga, ubambika amase n'imbeba barazigura. Ariko ba mama ninde mubyeyi muza mubona agenda agurisha igitaka n'amase? Mugende mufunguke, muvane ibitekerezo by'ubujiji mwatojwe. Ibi ni ibitekerezo bimeze nk'iby'abamayimayi, kurya aza yambaye imbeba akaja imbere y'isasu, niko nawe amapepa aza gutera nijoro ukamubyuka ukaja gutuka nyogosenge kandi warayurwana n'amapepo. Inzira kinzira ihamakare, kandi umuntu winjiraga mu nzu ikinze ni Yesu w'i Nazareti. Nta wundi muntu ushobora kwinjira mu nzu wakinze, kandi nawe ntiyabikoze, yabikoze amaze kuzuka, amaze kugira undi mubiri niho yinjiraga mu nzu ikinze. Ibyo bitangaza nta mupfumu wobikora, nta murozi wobikora. Ariko rero abakristo ubu nyine 50% n'abigishwa b'abapfumu, indi 50% n'abigishwa ba Yesu. Ariko ko turagira ngo dusezera abapfumu tuje mu butumwa, duhanagure imitekerereze y'umwijima itumariye ingo. Abantu babamaze imitungo, intekamutwe zaguze maji zamaze imitungo y'ingo, n'abadiaspora, n'umuntu uri indege uri mu nzu y'etaje ko baramubwira ngo mubiwe harimo imbeba, ngo umuntu wo kuri Karongi yamuteze cyangwa Wirundu. Ariko ubujiji ni icyaha. Yesaya yaravuze ngo ubu bwoko ngo bupfuye buzize kutamenya. Ni ubujiji bwishe abantu, ariko abantu bagende birege ku bakecuru batutse, birege ku bavandimwe batutse,
hanyuma tuje mu rusengero dusenga imana. Murakoze. ntabwo ndakumva neza pasita, kuko iwacu hari ikintu twitaga ni imihwa. urayizi imihwa? iyo mihwa ntabwo uyizera. Icyo bita icyo nicyo Pawulo yabwiye Timoteyo, ngo imigani y'abasaza n'iy'abakecuru ngo ntakayemere. Imiha ntiwoyibona muri Zaburi, imiha ntiwoyibona mu Itangiriro no muri Ufunuo. Ni amateka, ni histoire z'ikinyoma. Iyo urabona, iyo wumvaga imbuga ziri hanze ku rusenzo cyangwa inani cyangwa inyabu zihazisakuza, ibyo nibyo bitaga imiha, ariko ntabibaho. hari umuporofeseri nako hari umwarimu watwigisha mu wa gatandatu pirimere, yaratubwiye ngo yari yagiye gutarama, atashe mu gicuku, atashe mu gicuku abona igihunyira hejuru y'inzu. igihunyira aragitera, aracisha, yinjira mu nzu ahurirana n'umuntu ujya asohotse, kandi yasize inzu ifunze, gusa nyine ni kujya bakaza bafunga ruguru bakegekaho, wenda agashiraho agati gusa. Asohotse gutya yamuhurana, yinjiye nako ahurana n'umugore afite nimba ibishimbo yari yikoreye, yari yaje kwiba. aramukubise aragiye. Noneho bukeye wa mugore agaruka mu gitondo kare, aravuga ati nubwo umwana abwira se wa mwarimu wacu ati nubwo yankubise ariko nje icyo nshaka igihunyira cyanje. Nibaza uburyo igihunyira agitegeka, kandi ahubwo ntibihaba, kandi bari babigira byareka uzakaza bikora n'akazi. Vuga ko cyari umurinzi wiwe. Urakoze cyane. Ibyo nibyo bita imigani y'ibinyoma. Urabona Abisiraheli bagiraga ubwenge, ibo bavugaga ngo ijambo kugira ngo ryemerwe ko ari ukuri, ngo hagomba kuboneka abagabo 2 cyangwa 3. Urazi habe niyo byasabaga icyo. Iyo umuntu yajaga kubesha muri Isiraheli, yabanzaga akaja gushaka umuntu uzohamya cyaka inyoma, kikabona kwemerwa. Ariko twebwe uzuhura n'umunyakinyoma akakubesha ibzakubesha ukama wemera, tumubaza ngo ese ninde wabibonye. Yayo ni amateka y'ikinyoma. Hari umuvugabutumwa wo mu Burundi amaze gutegera, hari ijambo avuze kuri The King, aravuga ngo hari umupasiteri yabonye muri Kenya uzupinga ko abarozi batabaho. Aravuga ati ico muheza akanka bakujwingirizaho bukeya, hanyuma akamuhamagara, yotega indege akaza kandi akagusengera aha wo kubita. Ni iriya jambo wamusubiza? Ibyo uvuze muri gahunda mu byo tuzoca n'ibintu byo gukubita abantu. Hari abantu uzuja mu masengesho, warwaye toroma, urabona iri iwacu bitabyarabaye, hanyuma wamara guhahamuka waja mu masengesho, washika bakagukubita ngo ko barakubita amapepo. Umuntu agize indwara afite, bagasubira bakamurengera ngo ko barakubita muri gahunda. Nyuma yo guca gushamburiya, hariho guca gukubita abantu mu nsengero, n'ibi byo gutukana. Ibyo byose ni ibikorwa by'urugomo, by'umwijima. Ibyo byose tuzabica. Pastor, ukiterambere rigenda riza, rigenda rihinduka, kandi n'imyizerere ndabizi ko igenda ihinduka bitewe n'iterambere. Umuco wacu wa Kinyamurenge kuva kera kose, uko ahamyeho kuva kera, si kumeza ubu nyine. Izo ntitubyizera? Tubyizera? Yesu urabyizera. Rero na mu buryo bwa gikristo uko twasengaga, arabaza kaza basengera mu nzuzi, bagapfukama bagasenga. So ubu nyine bashobora gusenga nk'umuye gutya tugasenga, kandi bikagenda neza bitewe na connection mfitanye n'Imana yanje, bigakunda. Rero hari abantu tutari duhuje n'imyizerere, nk'abafrere, abakomite bande, ariko twese dusenga Imana imwe. Abo ngabo nje sinobarenganya. Rero nje nkumva sinzi idini urimo uko rimeze, waba wenda ushaka kuza mu idini rya Kadesi cyangwa se rya Sepake cyangwa se hano amadini ntahari, ariko
imyizerere ya ruguru. Hano sepaki irahari niyo abarizwamo cyangwa pasita. Rero tugiye gusoza nje icyo nabwira abantu badukurikiranye, mwakoze kudukurikirana, mugende muri komantere mubaze ibibazo byose mwifuza azabasubiza ari hano, kandi mushingiye kuri Bibiliya. Nabemereye ko nzabazanira umuntu wese mwifuza kugira ngo mbahuze nawe, arahari ntabwo wafite, kubera ko yamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ntabwo afite kubwiriza hejuru y'ibyo bintu twatumaze kuganiraho. Ndabizi ko ibyo ngizo nta mwanya bafitiye. Icyo afitiye ni ukubwira abantu ubutumwa bwiza bagakizwa, bakava mu byo biringiye. Niko nje maze kumwumva. So icyo nababwira cyo turasoje, ndaza kumeza microphone avuga ijambo rimwe, navuga irindi, hanyuma turusoze. Gusa icyo nababwira cyo, mwiringire Bibiliya, ijambo ry'Imana uko rivuga. Nudasoma ubwoko bw'Imana ngo bwishwe ngo no kutamenya. So vuga ijambo rimwe hanyuma dusoze. Ijambo rya nyuma dusoza, turasaba abashumba bose, turasaba abayumbe. Twe ntabwo dufite viziyo yo gukingura ikanisa risha, dufite viziyo yo gukora reforme mu makanisa y'Abanyafurika kugira ngo ave mu bintu z'ubujiji, zo guhohotera abantu, zo gutukana, zo kubesha ngo ko barahanura ibinyoma. Ibyo nibyo dusaka gusenya by'amazingo. Rero abashumba batube hafi, abayumbe batube hafi, n'izindi nzego zose. Murakoze. Ijambo rimwe njye icyo nabwira abakristo, biradusaba kugenzura imyuka, biradusaba kugenzura abo duhamagara. Ibyo pasiteri avuga bifite ishingiro, imiryango yasenyutse, ababyeyi ntibakivugana n'abana babo bishingiye ku mahanuzi. Mu nsengero harimo akajagari kenshi, nawe urakazi, n'undi wese arakazi, gashingiye ku mahanuzi. Twebwe twakuriye muri sepake twabonaga ubuhanuzi buca ku bantu bagera nko kuri 4 kugira ngo bugere ku bakristo, naho gufata mikrofone gusa uko witereye ngo he ngo hano hari ikintu ngo ndaketse, gukeka ukuri cyangwa ugakeka ikitarico. Sepake uwerekwaga yarabanzaga agatanga ubuhanuzi muri baraza, nubwo ndi kubivuga ndi kumwe n'umushumba, ariko ndizera ko ariko byagendaga, bakabugenzura. Na ba Samweli bakuriye ku birenge nimba ari iby'Abayeli kugira ngo bakure baba bahanuza. Ariko mu by'ukuri pasiteri umutegereye neza, abantu bazagenda bumva gusa akantu kakigorana mu matwi, nako kuvuga ngo nta murozi ubaho. Iryo jambo abantu baza baryumva nabi ngo nzavuga ngo nta barozi bahaba. Abarozi ni bari abamajisye. Abarozi bo mu nsengero ni aba basore bitwaza amaji mu rusengero. Abarozi ntemera ni aba babyeyi barara basenga. Ibi bazavuga ngo abakecuru bambaye ibitambara ni abarozi. Biriya nibyo bikiriya nico kinyoma kibeshwa n'abapfumu. Aba bose bazana imaji mu nsengero ngo ko barakura amafaranga mu bariya nibo barozi navuze. Ibyo nta abakecuru bacu bakuze bubaha Imana, ntabwo bigeze bakurira mu bupfumu. Hari abagore dufite b'abamajisi. Ababikora bose sibyo, sinzi ngo ni gendi yi, ariko ababikora bose menye ko bihaba. Aba baja kugura amaji bakayikoresha mu rusengero. Ngira ngo twakubwiye ngo usacinge turakwereka ikiganiro cy'umukuru w'abayumbe. Wabonye abamajisye intoki zazaka mu rusengero. Abo bamajisye b'abayumbe none babikuye. Iyo maji bayikuye, bayibonye batayiguze. Rero nagiraga ngo nkureho ico kintu baza baja kubesha ngo azahakana ngo ntabarozi. Nakubwiye ngo abarozi bari mu mujyi, niba ari abamajisye, abandi barozi naba baguze maji bayizana mu rusengero. Ariko aba bakecuru n'abakristo n'abari abakobwa abasenga. Niba nkumvise neza, pastor aratubwiye ngo
abarozi barahaba ariko abarozi ni aba bayumbe babigendana bakitwa ko bari kubikura mu bantu ariko aba bakecuru bategereje Yesu umukecuru wirabura wese wamucaho ngo cyangwa atangiye kugira iminkanyari mu maso ngo abaye umurozi pasiteri yavuze ngo sibo barozi abarozi azavuga ni ababigendana akaza agaca ikoti ry'umuntu muri make abarozi bahari ni ababishamburiye bashamburiye ibyabo yewe nakoze ahanje ko nari nshoboye nagerageje nari nshaka kumwumva ariko numvise akindenzeho bukeya jewe ndi umunyamakuru cyane cyane zo nari nshaka numvise ibibazo byiwe rero nawe dukurikiranye nimba uri umunyamasengesho nimba uzi ko ufite iyo mpano ntabwo uzi ugendana ibishashi nimba uzi ko iyo mpano ifite atari intuzi atari maji turangiza ko nigeze mbona umuyumba uvuga ngo bakuye igiheko cy'idolari 50 ngo barigira itike dusobanurire ngo hari umuntu bakuyemo igiheko cy'idolari 50 ngo barangije barigira itike nimba bari Rwanda nimba bari Bugande wowe muyumba ubana nabo icyo giheko ni bene kiyo so biratandukanye je iso ntaco nabivuga gusa hari umuyumbe nzi twabaga turi muri Runundu twadusenga aratubwira ngo hari umuntu tugiye gutabara umuntu uri Bukavu tumusengere kandi buraca yakize uwo muntu diya yarakize twamenye makuru so kuvuga ngo ari yagwaye kundi bari baramuroze uko niko gushamburiye reka dusoze tuzakomeza part 2